Ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana no kuri Yesu Kristo bibane nawe. Muri uno mwanya tugiye kuganira nkubwira ngo itegura ubutabazi bw'umutware uruta abandi. Tubaze dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru kandi se w'Umwami wacu Yesu Kristo, kubw'ubuntu bwawe uduhaye uyu mwanya. Kandi ni umwanya w'igiciro, umwanya utari impanuka kuri jye no kuri mwene data. Ni umwanya ngiye kuvuga ibyo numva bindi ku mutima, kugira ngo mwene data yitegure ubutabazi bw'ijuru, yitegure ukuboko kwawe, yitegure kugira neza kwawe, nk'uko abisezeranije ngo tugusabe tuzabwa, dukomange tuzakirirwa, dushake tuzabona. Urakoze kuko uduhaye uno mwanya kubw'ubuntu bwawe, kandi kuko utatuberwa impfabusa, ahubwo tungukiramo kumenya ineza n'imbabazi zawe mu izina rya Yesu. Amen. Nk'uko nari maze kubikubwira, ndifuza kuganira nawe nkubwira ngo itegure ubutabazi bw'umutware ubaruta bose. Uwo ninde? Ninde? Uwo ni Yesu Kristo. Yaravuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 28 umurongo wa 18, arababwira ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Wabyumvise? Ubutware bwose. Iri jambo bwose rirakomeye, rirerekana yuko ntawo agarukira. Abandi batware bafite ibyo bayobora bagira aho bagarukira. Abayobozi b'ibihugu bafite imbibi batarenga. Abayobozi b'imishinga ikomeye bafite aho batarenga. Abayobozi b'imiryango ikomeye bafite aho batarenga. Abayobozi b'intara, abayobozi bafite aho bagenewe kutarenza. Ariko Umwami Yesu Kristo, inshuti yawe yakwitangiye, we afite ubutware bwose. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Afite ubutware bwose. Kandi si mu isi gusa, ahubwo ni mu ijuru no mu isi. Nanashatse nakongeraho ngo ni kuzimu, kuko nawe yageze yakora ibikomeye, yambura urufunguzo Satani. Muvandimwe, nagira ngo nkubwire yuko uyu wahawe ubutware ni inshuti yawe, kandi ni inshuti gukunda cyane. Uwahawe ubutware mu buryo busanzwe ashobora gufasha umuntu, kandi rwose bikamugendekera neza. Reka nguhe urugero rw'ubuhamya mfite. Umusore waragiraga inka z'umutunzi, ngo yigeze kujya kwahura inka, arangije atwaramo n'umutavu. Aragenda, mu gihe rero yari ari kwibuga, umutavu ugwa mu iriba, ananirwa kuwukuramo, urapfa. Maze ngo atahe, umutunzi wawe ngo abimenye, aramwirukankana ati ndagutera icumu, akabura, amutuka ibitutsi byinshi. Ugenge aho nzakubona hose. Umusore amenya yuko uriya mutware yari afite inshuti ye ku wundi musozi. Aravuga ati ariko uwajya gutakambira mucuti we ntiyamunyingingira. Nuko ngo aragenda, ageze kwa rwa rugo rwa wa mucuti wa mutware, wa mutunzi, wamubwiye ati ugenge, amutekereza uko byamugendekeye. Aramubwira ati nukuri nta rwango nari mfite, kandi rwose nuko. Undi rero aravuga ati humura. Aragenda ajya kuvugana na mucuti we, aramubwira ati ariko uriya mwana ko gukoreye imyaka, ko yagukoreraga neza, ibyago yagize koko. Undi ati yahuraga se umutavu mu nkuru kubera iki? Nuko arangije aramwinginga ati ariko subiza ubwenge ku gihe, ibuka ibyiza yagukoreye, reba kandi nawe byakubaho. Nuko umugabo arururuka, arangije abwira wa musore ati nuko nagaruke mu rugo nta kundi. Rero nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo ubwo uyu muntu yabashije gufasha uriya mukozi wo muri uriya rugo, ni gute Yesu atakora igitangaza mu bayobozi bose bakuyobora ku isi yose? Afite ijambo, afite ubutware. Nagira ngo ubwire ko kuba mu nshuti za Yesu ni iby'igiciro,
kandi biraguhagije. Nta cyiza yakwima. Humura rero, mubwira ibikuruhije byose, ubundi witurize, arakuruhura. Kandi ni umutware utwara abatware. Nibuka ikorasi yavuga ngo dufite umutegetsi utegeka abategetsi, papa niwe utwara abatware. Mu bihugu hose arategeka, abayobozi mu kazi ukora arabategeka, abayobozi aho utuye arabategeka, aho uri hose afite ubutware. Icyo nkubwiye gusa, iturize, mubwire, nta nubwo uri buce ku wundi, mubwire, arakora byose. Hanyuma rero nawe witegura ubutabazi bw'uwo mutware uruta abandi batware bose. Amen.